abigisha batandukanye mu buryo butandukanye bashobora kuba uyu munsi badasuhuzanya, bashobora kuba uyu munsi badashobora gusangira umwanya babonye barigishanyaho mu rusengero umwe asenya. Kubera iki tutabana mu mahoro? Abantu bicariye ibintu, bicaye ku bintu. Yesu nashimwe inshuti z'umusaraba wa Kristo Yesu. Nanone ndanezerewe kongera kuboneka imbere yanyu kugira ngo dusangire ibyiza byose umwami Imana dutegure uyu munsi. Mu izina rya Yesu reka tubanze dusenge Imana, kumva icyo Imana ivugana natwe muri aka kanya. Mu izina rya Yesu umucunguzi wacu turaguhimbaje kuko uri data wa twese mwiza, ugira neza bugacya bukira, duhaye guhumeka. Abanyabwenge benshi bari mu mva zitandukanye, Mwami Imana Nyiringabo, abakomeye b'isi bari mu mva zitandukanye, abandi bari mu marwariro mu bitaro bitandukanye, ariko twebwe tugire neza kuba tugihumeka. Izina ryawe rihimbazwe. Nyemerera uhure n'abantu bawe mu ijambo ryawe, urukundo rwe rugumane nabo, ubatsindishirize ku bw'ubuntu, bisenze gutyo kubwe Kristo Yesu. Amen. Imana nihabwe icyubahiro mu izina rya Yesu. Ndagira ngo dusangire ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cya Mika. Turasoma ibice byaho 7 ndetse dusome n'umurongo waho wa 7. Imana ibaha umugisha. Ijambo ry'Imana rivuga ngo, ariko ngeweho nzahoza amaso ku Uwiteka, nzategereza Imana imagakiza, Imana yanjye izanyumvira. Wa mwanzi wanjye we kunyishima hejuru, ningwa nzabyuka, nicara mu mwijima Uwiteka azambera umucyo. Izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Uyu mwanya nshuti z'umusaraba, nezerewe kuba imbere yawe kugira ngo dusangire ibyiza umwami Imana duteguriye uyu munsi. Izina ry'Uwiteka rihimbazwe. Muranyihanganira nse nk'ukora samari muri iri jambo mu bintu byinshi tumaze iminsi twumva. Akenshi inshuti y'umusaraba hari ibyo ubona postinga buri munsi, ndetse buri munsi nshyiraho utuntu dutandukanye tw'amasegonda make cyangwa se tw'umunota umwe, koko ari bwo buryo bwiza nabonye bushobora kudufasha kwamamaza ubutumwa bwiza bwa Kristo. Mu by'ukuri ntago ari uko dushaka kugira ngo twebwe twamamare, ahubwo ni ukugira ngo umucunguzi wacu Yesu Kristo yamamare. Rero muri aka kanya ndagira ngo tuganire kandi tuvuga ku tuntu twinshi dupostinga, dore ko twinshi tuba turimo n'ibibazo, ariko mu by'ukuri turiya tuntu mbangira ngo buri muntu wese ashobore gukanguka, abashe kumva, abashe kugira ikintu yatekereza. Muri iyi minsi abantu bari bize cyane, nta mwanya bafite wo kureba ibintu birebire, nago bafite ibintu bitayeho habe na gato. Niyo mpamvu muri aka kanya ngira ngo tugane. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo, ariko ngeweho nzahoza amaso yanjye ku Uwiteka. Nshuti yanjye, reka nkubwire ngo nukure amaso kuri Yesu. Icyo nashyizeho uyu munsi cyangwa ako na postinze kavugaga ngo Petero ubwo yari ari mu nyanja yabwiye Yesu ngo, nimba ari wowe tegeka nanjye ngendeshe amaguru hejuru y'inyanja. Hanyuma birangije uyu nguyu Petero Yesu aramubwira ngo ngwino. Hanyuma mukuza Yesu, Petero yazaga areba Yesu. Ariko aza gusubiza amaso inyuma, areba kuri bene se, areba kubigisha, akura amaso kuri Yesu, atangira gutebera mu nyanja, atangira kumanuka. Imana itugirire neza cyane. Ndagira ngo nkubwire ngo gukura amaso kuri Yesu ni ikosa rikomeye. Ndagusengeye mu izina rya Yesu kugira ngo wongere kugarura amaso kuri Yesu. Umuririmbyi yaririmbye neza, aravuga
aravuga ngo kumuhanga amaso iteka bizanyiza intege nke, nshira ubwoba, nshira ubute, nyuma nzatabaruka. Nshuti y'umusaraba, narinje kukubwira ngo hoza amaso kuri Yesu. Uyavuga ngo ariko njyewe, nukuvuga ngo yabanje kwirotira kuva mu bandi bantu, arangije muri abo bantu benshi aravuga ngo ariko njyewe. Ni igisobanuro kivuga ngo yabanje gucomoka mu bantu benshi, kuko abandi hari ibindi biringiye, abandi hari ibindi bahanze amaso. Nshuti y'umusaraba, imiraba ni myinshi, imiyaga ni myinshi, ibiteye ubwoba ni byinshi, ibikuye abantu ku Mana ni byinshi, ariko ndagira ngo nkubwire ngo ongera guhoza amaso kuri Yesu. Umuririmbyi yararirimbye ngo amahoro Yesu aha abantu be nagira akagero narondoreka. Aravuga ngo ayo ajya ahumuriza abayafite, ngo kandi utayatanago yayakurwaho. Haleluya. Reka nkubwire ngo nukura amaso kuri Yesu, amahoro azabura muri wowe, uzatakaza ibyiringiro. Ariko nuhoza amaso ku mukiza Yesu, ndashaka kukubwira ngo uzahorana imbaraga. Mu makosa Imana idashobora gukora, ntago ishobora gusiga umuntu uyiringiye, ntago ishobora gusiga umuntu uyihozaho amaso. Uko bukeye nuko bwije, Imana ihoza amaso ku bantu bayo. Imana ijya ibabera amaso kandi ikabarinda. Izina ry'Uwiteka rihimbazwe. Nshuti y'umusaraba, nari mvuze ngo reka tuvuge kuri buriya buntu njyashiraho buto. Impamvu mbwise ubuntu ni ubuntu butoya butarengeje umunota umwe. Ni ubuntu butandukanye ngerageza kugira ngo abantu bakanguke. Nshuti yanjye, ndagira ngo nkubwire, hari ibyo mperutse gushyiraho cyangwa uzabona kiraho buri munsi. Hari ikintu nakwisabiraga, nagusabaga kugira ngo nimba bishoboka umfashe kwamamaza ubutumwa bwiza. Ngira ngo hariya kuri WhatsApp ngerageza kubishyira, murabizi yuko ho na views tubona. Wenda ushobora kuvuga kubera benshi baza bashaka views, niyo mpamvu utajya ubona nkubwira ngo kora sabone n'ibindi, koko nyine abantu benshi bagerageza kubikora kugira ngo babone ibyo ngibyo. Ariko mureke mbabwize ukuri, nshuti y'umusaraba, ibyo nkora ni intego yo kwamamaza Kristo, ni intego yo kugira ngo iki kintu nshyizeho kigufashe, kigira ahandi kigukura naho kikugeza. Nimba uyu munsi nashyizeho ikivuga ngo nukura amaso kuri Yesu imiyaga ni myinshi, nagira ngo nkwibutse intambara zawe, nagira ngo nkwibutse ibyo uri kunyuramo, nagira ngo nkwibutse intambara uri kurwana. Ariko nkubwira ngo gushyira amaso kuri Yesu, kumuhozaho amaso, imiyaga n'imiraba nta kintu bizagutwara. Hari ibindi naravuze ngo biratangaje, birababaje kubona umuntu wahamagawe n'Imana agera mu rusengero acererewe, akagera imbere y'Imana acererewe, ari umuririmbyi, ari umudiyakoni. Hari ijambo ryiza ryavuze ngo Yesu yabwiye umusamariya, aramubwira ngo iyaba wari uzi impano y'Imana, ukamenya ugusabye amazi uwari we, nawe wakamusabye akaguha ku mazi y'ubugingo. Iyaba wari uzi uwaguhamagaye, iyaba wari uzi iyi Mana yagutoranije kuririmba, iyaba wari uzi iyi Mana yagutoranirije kuba umudiyakoni, iyaba wari uzi iyi Mana yagutoranirije guhanura, yagutoranirije kuyobora amateraniro, yagutoranirije kwigisha, ntago wagacererewe mu rusengero. Nshuti zanjye, abantu babeshya Imana, birababaje. Hano ikoranabuhanga aho rigeze, umuntu arashobora kugera ku kazi ku isaha runaka. Iyo saha runaka bashyizeho, nimba ari saa 2, nimba ari saa 3, hari ahantu ushyira fingerprint kugira ngo ugaragaze isaha wahagereye. Abandi bataratera imbere barandika
iyo saha habaho kondisiyo, habaho ibihano. Nimba watinze bashobora kugukata umushahara, bashobora kugukorera ibindi bintu, bashobora kukwirukana. Ariko birababaje, abo ni abana b'abantu. Birababaje yuko we wahamagawe n'Imana ucerererwa mu rusengero ugasanga wacererewe. Ibi bintu birababaje, ibi bintu biteye agahinda. Kuba wacererwa mu rusengero ugasanga uri umuririmbyi wacererewe, ugasanga ufite imirimo runaka wacererewe. Nshuti yanjye, nimba udacererwa ku kazi ka bosi, abangaba bo mu isi bashobora no kukwirukana, kampani ishobora guhomba bakaba bagusezerera. Ni gute ucerererwa mu murimo w'Imana? Wa mumama we nibyo inzitwazo zirahari, abana mbanunganye iby'abana, ariko banza umenye uryama sangahe ubyuka sangahe. None se ku kazi ka bosi kudakererwa aho uba wabigenje uti? Reka nkubwire ngo numara kumenya uwaguhamagaye, ukamenya icyubahiro afite, ukamenya ububasha afite, ukamenya yuko umwuko uhumeka, imbaraga ukoresha ari we waziguhaye, ndashaka kukubwira ngo uzamenya n'uburyo wiparagarama ubashe kunezeza iyi Mana iguhaye ubuzima. Ubashe numara kumenya uyu uguhamagaye. Pawulo yaranditse aravuga ngo abahamagawe ni benshi ariko abatoranijwe ni bake. Nshuti y'umusaraba, wari uzi yuko hari abandi Imana yahamagara? Wari uzi ko hari abandi Imana yakoresha? Nari nshatse kuvuga kuri icyo kintu nk'uko nakibashiriyeho hariya kugira ngo nacyo cyume. Nzajya nshyiraho byinshi ariko ngaruke ngire icyo mbabwira. Imana itugirire neza cyane. Nshuti y'umusaraba, reka aho mave kuri icyo ngicyo, nagira ngo nkubwire ngo wowe niba uzi ko Imana yaguhamagaye ukaba wubaha Imana, reka mvuge ngo mu izina rya Yesu ndakwihanije abacerererwa mu rusengero nimurekeraho. Nari mvuze kubahamagaye, ariko nawe mu Kristo birakureba nubwo nta murimo ushinzwe. Amasaha yashyizweho kugira ngo amateraniro abe. Reka nkubwire ngo ariya masaha Imana irayubaha. Imana irayubaha. Hari marayika uza gutwara raporo. Rero ndagusengeye guhera uyu munsi mu izina rya Yesu hagaciro. Reka nkubwire, imirimo ntago igirangira, nta nubwo izarangira mu isi. Iminsi y'ubuzima bwawe bwose imirimo izahoraho. None se nimba izahoraho, ni gute ucerererwa mu rusengero? None se uzakorera Imana ari uko imirimo yawe uyirangije? Uzazinduka mu rusengero yuko imirimo yawe uyirangije? Nshuti y'umusaraba, rekeraho gucerererwa. Nukuri umwami Imana yakunumyeho ngo urekeraho gucerererwa. Imana itugirire neza cyane. Reka mvuge ku kindi nashyizeho kivuga ngo hari ikibazo kibaza ngo ijuru rifite imiryango ingahe? Ijuru rifite imiryango ingahe? Reka mbashimire kubw'ibisubizo mumpa. Reka mbashimire ku bisubizo mumpa. Hari abambwiye ngo ni umuryango umwe, hari abambwiye ngo ntago babizi. Bamaye ibisubizo bitandukanye, abigisha batandukanye mu buryo butandukanye. Bashobora kuba uyu munsi badasuhuzanya, bashobora kuba uyu munsi badashobora gusangira, bashobora kuba uyu munsi badashobora umwe ngasura undi mu rusengero. Mbabaza, ese ijuru ryaba rifite imiryango ingahe? Ikintu kibabaje giteye agahinda, bahuriye ku rupfu rwa Yesu no kuzuka. Bahuriye ku kugaruka kwa Yesu. Bahuriye yuko bose bemeranywa yuko umugore umwe n'umugabo umwe ari byo bemera. Bahuriye kutanywa inzoga n'itabi. Bahuriye ku mubatizo mu mazi menshi n'ubumwuka. Ariko ugasanga aba bantu nibajya imbizi, umwanya babonye barigishanyaho mu rusengero umwe asenyo. Nyibaza iryo juru ryaba rifite imiryango myinshi? Iri niri nese nimba ari umwe, reka mbabwire ngo mwarabyononye, murabeshya. Ibyo bintu ntago bibaho. Biravuga ngo uwanga mwene se n'umwicanyi. Abagalatiya ijambo ryaramwe ngo mwene data mugenzi wawe niyadukwaho n'icyaha, mwebwe ab'umwuka mugaruze uwo muntu umwuka w'ubugwaneza.
byasobanuraga iki? Byasobanuraga ngo nimba ngewe Alex ingize ikibazo, ntago wowe pastori runaka ari wo mwanya ubonye wo kunsenya, ahubwo yari wo mwanya wo kunyegera, yari wo mwanya wo kunsengera, yari wo mwanya wo kunyubaka, yari wo mwanya wo kumumuriza no kunyigiza hafi, kugira ngo nongere kongera kugira imbaraga no gukomera, mbashe gukomeza umurimo w'Imana. Ariko ni wo mwanya ubonye wo kuvuga intege nke za Alex, wo kuvuga uburyo hari ibitagenda neza. Nshuti y'umusaraba, ibyo ntago ari byo, ibyo ntago ari byo, urwo nta rukundo rurimo. Birababaje kuba abaririmbyi baririmbana, abanyamasengesho basengana, abo badahuza. Birababaje yuko abahanuzi ari bo bapingana, aho bageze, aho bagiye, umwe abasenya undi. Ibyo wabikuye hehe? Ibyo byaturutse ye? Wabisomye mu gihe gitabo? Ni mu Evanjiri? Ese ni mu Isezerano rya Kera? Ese ni Risha? Reka mbabwire, Yesu mu bintu yagiye avuga, itegeko riruta ayandi gukomera. Baramubajije, kunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. Arongera avuga ngo mugire neza abantu bose, cyane cyane abo mu nzu y'Imana. Nshuti yanjye, ntago murambabarira, ibi bintu birababaje, ibi bintu birababaje, ibi bintu birababaje, ibi bintu biteye agahinda. Ibi byo bindenza ubwenge, ibi byo bindenza ubwenge. Kubera iki tubaye iciro ry'imigani mu batazi Imana? Kubera iki titire y'umukozi w'Imana itaye agaciro? Ni ibyo byose. None se twarenganya ndi? Twiyambuye icyo turi cyo. Ariko korari y'umukova aremye ngo kuki mutamenya bo muri bo bana b'Imana? Mbese nimuzi ko muri abambasaderi bahagarariye ijuru ku isi? None se nimba udashobora ijuru rifite imiryango ingahe? Yes, turi mu isi. Wakosa, nakosa, nawe yakosa. Ariko se Bibiliya ivuga iki? Iravuga ngo ducagagurane, iravuga ngo twandarikanye, iravuga ngo tuvuganeho. Ese ubundi mbabwire, uri kuvuga runaka, pastori runaka, Bibiliya warayirangije? Warangije Bibiliya? Mureke mbabwire, birababaje, biteye agahinda. Yemwe banyamasengesho mwahamagawe, iki ni igihe cyo guhaguruka mu gasengera itorero. Itorero ryarinjiriwe, atari Imana. Insunikira muri ibi bintu ntago naza kuri YouTube. Urajyaho ibyo usanga ni birababaje, ngo nagiye gusengera ngo pastor runaka ngo yaramvuze, ugasanga bikoreye amabuye, ngo ndamuroshe, ngo mukuye muri please. Bibiliya wayirangije? Birenze ubwenge bwanjye. Bene data, nago ndi umukiranutsi kurusha abandi bose, ndi umunyantege nke hanyuma y'abandi bose. Reka ngusaba inkunga yo kunsengera. Ariko birababaje, biteye agahinda. None se uwo muntu wirwa uvuga nugera mu ijuru ko aricyo kibazo nabajije ukamusangayo, ijuru uzarisohokamo? Reka naryo yewe nawe, ndeka naryo. Nimba wanga mwene so uri umwicaye. Ariko bene data, nanone tugaruke, ibi nta nubwo twagakwiye kubitondoro. Birababaje, ariko nanone nta nicyo twabikoraho. Ni generation tugezemo. Ubuse twavuga iki? Yesu bigeze bamubaza abigishwa, avuga ku bahanuzi b'ibinyoma, avuga ku bigisha b'ibinyoma. Barangije baramubaza ngo mwigisha, none se abo bantu bameze gute ngo tuzabirinde? Yesu arababwira ngo muzabamenyera ku mbuto zabo.
imbuto wera nizo zigaragaza uwuriwe. Ibi bintu imbuto wera nizo zigaragaza uwuriwe. Imana itugirire neza cyane. Nimba ijuru rifite umuryango umwe, twese akaba ariwo tuzanyuramo, kubera iki tutabana mu mahoro? Kubera iki tudafatanya umurimo kandi waduhamagaye ari umwe? Kuki duhuje kwizera umwami umwe, umubatizo umwe, igaburo rimwe byose, ariko tukaba tudasurana, tukaba tudakorana, tukaba ibyo bintu biva hehe? Ibyo bintu nshuti yanjye, iki ni igihe cyo kubikosorereka. Icyo reka nyiveho, nagira ngo nkwibutse yuko mu Bagalati hari uko havuga ab'umwuka mu mugaruza umwuka w'ubugwaneza. Ntabwo ari igihe cyo kwandarikanya, ntabwo ari igihe cyo kuvuga ku bitagenda, ahubwo ni igihe twebwe cyo gushyigikirana. Imana itugirire neza, Imana ikugirire neza, Imana ikwambika imbaraga, Imana ibane natwe. Reka icyo ngiveho, ariko tuzakigarukaho uko umwami Imana azadushoboza. Hari ikindi navuze ndakubaza ngo umenye yuko uzapfa ejo, wabigenza uti? Bamwe barambwiye ngo bakwihana, abandi barambwira ngo basaba Imana ikabongerera iminsi, abandi baratokesha. Ariko nshuti yanjye, hari icyo Imana yaduhishe, hari ibanga yisigarije. Uzi imyaka umaze, ariko ntabwo uzi iyo ushigaje. Bisobanura iki? Bisobanura ngo abanshubije ngo nakwihana, igisubizo nabahaye ni iki? Kandi nawe nguhe uyu munsi, ni nonaha ntabwo ari ejo, kubera yuko iminsi ushigaje ntayuzi. Yaba ari iminota, yaba ari amasegonda. Mbonye ibintu byinshi binera ubwoba. Bene data mureke mbabwire, haranira ku munota wawe wa nyuma, haranira mu masegonda yawe ya nyuma, utazapfa nawe utera imigeri. Hari urupfu rw'abana b'Imana, hari ugusinzira kw'abana b'Imana. Oh, haleluya. Abantu muri iyi minsi ntago bacyatura. Pawulo yarabivuze ngo bafite inkovu z'ubushe. Abantu bicariye ibintu, bicaye ku bintu biteye ubwoba. Ariko mwibaza ngo ibi bintu bizageza ryari? Mbonye abakobwa bavuye mu cyaro bataye abana, baririmba mu makorari ngo ni abakobwa. Abo nabanye nabo, narabafashe nkoreshejwe n'umwuka w'Imana. Mbonye abahinduye amazina kubw'amanyanga bakoze. Mbonye abagabo benshi muye nabo narabafashe mu mwuka, mu murimo w'Imana nkora wa buri munsi. Bashatse abagore barenze 3, bashatse abagore barenze 4, bataye abana, batazi iyo batazi ubuzima babayemo, ariko bambaye amakote, bambaye zakora ngo nabavuga butumwa, ngo nabahanuzi. Ijuru tuvuga ni iryahe? Bigize abasore bari kurambagiza inkumi nziza, abana bigerageje baranazirongora, ariko bafite abana nka 6 kuba mama batandukanye. Nagaze uko barya, nagaze uko ntago bazi umwambaro bambara. Umva nkubwire sebo, umva nkubwire nyabo, bari abana ku minota yawe ya nyuma, mu masegonda yawe ya nyuma uzababona batonze umurongo. Ndakurahiye ntago uzaryinjiramo. Mwaraje muri cyagatifuza mwijura abantu bahatari, ndakubwiye ngo ntago uzaryinjiramo.
si uguca imanza ni Bibiliya, ntabwo nshinzwe guca imanza. Ijuru ribahe, ijuru ribahe, ijuru riba mu mitima y'abantu, ijuru riba mu mutima wanjye, nta handi rero, ntabwo riri hejuru mureba. Ijuru ibyo ushatse kumbwira ni ibikisi? Ubyaye abana 3 ku bagore batandukanye, urabajugunyuje mu mujyi ngo yigize umusore ngo urumuvuga butumwa. Ubwo butumwa butareberera abo bana. Yes, twakoze ibyaha twese, ariko se abo bana uzi uko babayeho? Ntago ngushinze ubusambanyi, warakoze, warihannye, waranababariwe, yewe Imana ibabarira ibyaha, ariko se aba bana uzi uko barya? Abana bagiye ku ishuri ijoro. Reka nyijyanire n'iki kindi navuze, nkubwira ngo hari icyo agaciro ufite. Reka mvugane n'abafite ingo mu mwanya Imana imaye, muri aya mahirwe Imana imaye. Reka mvugane namwe abafite ingo, azi w'Imana, no, mbabarira, mbabarira, mbabarira. Nimba mvuga iki, mvuga iki, ndeka iki? Nimba udashobora kureberera urugo rwawe, ukirwa uzerera uzunga ngo bamwe ngo muri abakozi b'Imana, ngo muri ba potere, mufite amazina ngo muri ba profete, no 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 no. Nshuti yanjye, hindura rwose. Ibyo bintu ntago ari byo, ibyo bintu ntago ari. Nakubwiye ngo iminsi Imana imaye, amahirwe Imana imaye ndayakoresha kuko nicyo yamamagariye. Naho nakubona sinagutumira mu nama nguze, sinagutumira mu rusengero nguze, reka ngufatira aha rero nkubwire ngo ibyo ukora ntago ari byo. Ita ku mugore wawe n'abana. Wa mugabo we uzamenya agaciro k'uwo mugore ari uko utakimureba, uzamenya agaciro k'uwo mwana. Mu Gifaransa baravuga ngo rotapasi noroviendro jamais. Change mind, change mind. Iki ni igihe cyo guhindura ibitekerezo, ugahuguka, ukita ku rugo rwawe, ukita ku mugore wawe, ukita ku bana bawe, mu bushobozi bwawe buke cyangwa se mu bushobozi bwawe bwinshi ufite. Nicyo focusing ho kirenza abana bawe n'umugore wawe. Mwabagore mwe namwe, mwabadamu mwe, mwabamama mwe, mwitwara uko mwishakiye ngo nuko abagabo banyu ari abarokore batabakubita. Mukirwa ku misozi musenga ngo murasengera abagabo banyu n'abapagana. Daimoni zose nago zirukanwa no gusenga. Umugabo wawe atongana kubera iki? Hari ibitagenda neza, hari ibyo udatunganya. Namasuku yo mu rugo, ayo masaha umara ku musozi kubera iki? Kubera iki? Kubera iki? Kubera iki? Utamara umunsi uri mu rugo uterereza iby'urugo, ukora amasuku. Umugabo wawe ngaratongana, umugabo wawe avuga nabi, umugabo wawe ngo mana musengere n'ukuri, umugabo wanjye n'ukuri yarananiye, mora mu marira aho rinonganya mu rugo iwanjye. No 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 no. Amarira y'imfabusa ntago Imana yitaho. Ntago Imana ikorana n'abaswa, Imana ikorana n'abanyabwenge. Urugo rutangirira mu rukundo ariko rugakomerera mu bwenge. Subiremo, urugo rutangirira mu rukundo ariko rugakomezwa n'ubwenge. Ubutaha nzabigisha utuntu duto. Ijambo rivuga ngo utuntu duto, utuntu duto dusenya ingo. Mbonye abatandukanye benshi, ariko nawe ushinze undi yuko yanyweye inzoga, nawe ushinze undi uko yasambanye, bapfuye utuntu duto.
abadayimoni bose ntago bicwa no gusenga. Reka kwirukana abadayimoni bari mu mugabo wawe utabanje kwirukana bari muri wowe. Yes, ndasubiramo. Mada irirwa mu rugo, furira umugabo, muterera ipasi, oza inkweto ze zose neza, shira ibintu ku murongo, natahe muguti karibu umugabo mwiza, twari tugukumbuye. Abana bazo bahobere papa wabo. Abo badayimoni batabahunga nago bisaba kujya ku musozi. Shaka ikintu mupfa. Reka ndekeraho dusenga Imana. Ibyo kuvuga birahari ariko nta mwanya mufitiye iby'Imana nago mushaka kubyumva. Niyo mpamvu mbakorera utuntu dutoya basi mushobore kunyumva. Imana iguha umugisha. Nshuti yanjye uri kugeragezwa. Hari ibyaha biva, ibigeragezo biva hano hatatu. Hari kiva kuri Satani, hari kiva ku Mana, hari cy'umuntu yikururira. Ese ikigeragezo cyawe ntabwo cikururira. Reka mvugane nawe wowe utaracikuruye kiva ku Mana. Twazomye ijambo rivuga ngo ariko ngeweho nzahoza amaso yanjye kuwiteka. Haleluya! Nzahoza amaso yanjye kuwiteka. Uri guca kwikarayi, uri kugosorwa, hoza amaso yawe kuwiteka ngo nzategereza Imana imagakiza. Ubutabazi bwawe buri mu ijuru. Humura, ntago Imana yagutaye, ntago Imana yakwirengagije. Nshuti yanjye reka ndekeraho. Nagira ngo nkubwire ngo postinga byinshi ariko nza gukora summary y'ibi bintu. Ngusobanura icyo nashakaga kuvuga. Uwanga mwene se n'umwicanyi. Uzamenya agaciro k'uwo mugabo mutakiri kumwe. Muye n'abamama benshi, abadamu benshi bingo zasenyutse ariko mu byukuri bakanga bati mu byukuri bafite amarira, bafite agaraho ariko hari uruhari rwacu gusenyuka k'urugo rwanjye. Nawe ushaka kuzabimenya uko rwasenyutse, haguruka ukorera urugo rwawe, haguruka wubaka urugo rwawe, haguruka usengera urugo rwawe. Si ugusenga gusa. Gusenga ntabwo ari byo bibanza. Kora sayidi yawe, kora ibyo ugomba gukora, Imana izagushigikira. Reka ndekeraho kubw'iminota, nzagaruka kandi nongera kubabwira ibindi bijyanye n'ibyo na postinze. Nzajya postinga byinshi ariko nze mbinyuremo, subize n'ibibazo mwambajije kugira ngo mbisubize. Imana ibamere umugisha, Imana ibakomeze, Imana ibabe hafi. Nagira ngo mbabwire ngo bari kugeragezwa nimutegereze Imana, nukura amaso kuri Yesu kuko umuraba ni mwinshi. Iyi nyanja ntago wayoga yitwa isi, iyi nyanja ntago wayishobora, ariko kumuhanga amaso iteka bizagukiza intege nke, uzashira ubwoba, uzashira ubute kandi nyuma uzatabaruka. Imana iguha umugisha. Ibyo twavuga ni byinshi ariko tuzakomeza ku gice cya kabiri cya summary y'ibi ngibi tuba twavuzeho. Imana ibaha umugisha. Icyo ngusabye ni iki, ndakwinginze ubu butumwa uzamfasha kubwohereza ku bandi. Nta yindi ntego mfite, ntago naje gushaka amafaranga kuri YouTube, nubwo ari meza, ni meza rwose ndanayakeneye, ariko ntago aricyo cyanzanye. Naje gutangaza iby'ubwami bw'Imana. Imana ibamere umugisha, Imana ibakomeze, Imana ibabe hafi. Reka ngusengere. Icyawe ngusaba ni iki, mu gihe wumva hari ikigufasha muri aya magambo y'Imana twavuze, urafite kubwira Imana ngo Mana mbabarira kandi unyungura imbaraga, unyungura ubwenge. Imana ibaha umugisha. Kwezwa ni none nagarejo. Mugira umugisha wa Kristo Yesu. Data nyir'ubushobozi, nyir'ububasha, ndasengera buri muntu wese, Mwami Imana uneze amatwi uyu mwene data mushiki wacu, kugira ngo umwuka wera w'Imana amusurire muri aya magambo. Abari bacitse intege, abari bananiwe, bongere gusubizwamo imbaraga, babashe gukomera kandi babashe gukora iby'ubutwari. Urakoze Mana, buri muntu wese wisubiramo ku bw'aya magambo umugirire neza, ube mu ruhande rwe, umutsindishirize, umwereke imbaraga no kunesha. Izina rye nirihabwe icyubahiro. Bisenze gutyo mbyizeye mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo. Amen. Mugira amahoro ya Kristo Yesu.